muraho mwiriwe neza mwese nishimye cyane ariko reka mbanze mbere kugushimira mwebwe mwese mwafashe umwanya mukaza mukamara hano iki gihe cyose muhamaze mwashoboraga kuba muri ahandi mukora ibindi bibareba cyangwa bireba imiryango n'abavandimwe banyu. Ndanashimira rero minisiteri ibishinzwe Bizimana ayobora n'abafashije minisiteri kuza hano bakabaha inyigisho zitandukanye. Ndizera ko izo nyigisho zari zikubiyemo byinshi maze kubajyamo bihagije kandi kuyobora bikanabagirira n'akamaro mu buzima bwanyu ubwo ari bwo bwose. Ubuzima aho muzaba muri hose, ibyo muzaba mwahisemo gukora byose, inyigisho nk'izi zigira akamaro, zirakuyobora iyo ubishaka, zikwereka inzira wanyuramo nziza, ntuyobe ngo ugiye muri ya nzira Bizimana amaze kuvuga. Bamwe muri mwe kandi mwe muracyari batoya bahuye nabyo bikabagiraho ingaruka. Buriya bigira ingaruka ku buzima bw'abantu igihe kirekire. Hari ibyo by'ubuyobyabwenge, ibiyobyabwenge cyangwa iyindi mico nayo yangiza ubuzima, igakoresha abantu ibintu igihe kitari byo, cyane cyane igihe kitari cyo, cyangwa se gukora ibitari byo. Ibyo byangiza ubuzima bw'abantu. Ubu nagira ngo ntarakomeza mbanze mbabaze Ikinyarwanda muracyumva neza? Nishaka nikomereza Ikinyarwanda. Ndabizi ko harimo abo biri bugore ariko ndagenda mvanga n'indimi zindi z'amahanga. Hari izindi tuzi buke buke. Ntabwo nzi Igispanish ariko Igifaransa ndagerageza. Igifaransa numva ikirimo ibyo nshaka mpitamo. Igifaransa kijyanye n'ibyo nshaka ndacyumva, ibyo ntashaka bigahita simbyumve. Sinzi uwabigishije Bizimana, ninde wigishije aba bana Ikinyarwanda? Kuko Ikinyarwanda usibye mwebwe hari n'abakuru batakizi, ariko amahirwe yanyu nuko yo kuri mwe nuko muracyari bato, mushatse gufata mufata vuba. Ariko abakuru bari hafi kungana nanjye iyo batazi Ikinyarwanda pe urahendahenda ukavuga ugasubiramo, ariko muzabashyireho porogaramu rwose bajye bagira
ndetse porogaramu yigisha ikinyarwanda bashobora no gukurikirana aho baba bari hose, sibyo? Nka biriya byo kuvuga, buriya yagerageje, buriya numvise ukuntu avuga, agomba kuba nta n'ijambo na rimwe yari azi mbere y'uko wenda azaba. Biriya byo kuvuga cyane ntabwo ari cyane, ntabwo ikinyarwanda cyane kibaho. Icyo ni ikinyarwanda cy'ahandi, cyo hanze y'imipaka, bavuga cyane, cya urabyumva? Cyakaniro nta cyane, cyese uvuga gucana, to light fire, then uvuga gucana. Ariko ibya cyane ni cyane. Hari abandi njya numva bavuga ntago, nta ntago ibaho, ni ntabwo, urabyumva? Ni ntabwo. Cyangwa abandi bakavuga ngo guhereza, ngo namuhereje, yampereje. Urwo ni ururimi rundi rw'ahandi rutari urw'ikinyarwanda. Ruvuga guha umuntu, guha, mpa, namuhaye, ntabwo ari namuhereje. Icyo ntabwo ari ikinyarwanda, ni ikinyarwanda cyahinduwe gituruka hirya no hino hanze y'u Rwanda. Guhereza, nta guhereza. CDS nabikubwiye, mujye mwigisha ikinyarwanda no mu forces zacu na IGP n'abandi, indimi zivugwa mushaka kubigoreka kubera ko ashaka kumvikana muri ba bandi ba vibes, mwakunda vibes. Icyo ni ikindi kibazo, ntabwo nakijyamo, ariko bajye banoza. Ariko numvise mubagejeje kure, numvise bavuga, bazi no gusakuza, ndetse banza bazi no kwivuga. Nigeze kumva ibyo bavugaga mu kanya. Kwivuga murabizi? Bumaze kumenya ikinyarwanda biragenda biza, ubwo mukomerezaho. Ibyo rero reka mbishyize uruhande. Ibijyanye n'itorero mwabivuze, murabyumva, ni byiza. Itorero ibereyeho kugira ngo abantu, cyane cyane igihugu cyacu, nitwe bireba, nitwe twabihisemo, abantu bahure, bige umuco, bige indangagaciro, bige ibintu byinshi bitegura abantu guhangana n'ubuzima butandukanye aho waba uri hose ku isi. Ugahangana n'ibyo ushingiye ku muco wahawe n'igihugu cyawe. Umuco burya umuntu, umuryango, igihugu bibaho bishingiye kuri kamere y'uwo muntu, y'umuryango,
n'igihugu. Ibyo rero kugira ngo bigende neza ndetse bigirire akamaro abantu ku giti cyabo, bigirire akamaro imiryango